Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru iteye agahinda. Havutse impaka ndende, havutse impaka z'urudaca nyuma y'urupfu rw'umukobwa wiyahuye ubwo yajyaga gusura umukunzi we ngo bishimane ku munsi mukuru wa Saint Valentin. Saint Valentin irarikoze. Saint Valentin mufata nk'umunsi udasanzwe, mu gihe abandi bawufata nk'umunsi bizihizaho umunsi wa mutagatifu Saint Valentin wakoraga ibikorwa by'urukundo, agafasha bose, agakunda bose, ntawe ashize inyuma. Uyu munsi urarikoze, aho umukobwa ukekwaho kwiyahura mu murenge wa Remera ho mu karere ka Gatsibo, nyuma yo kujya gusura umusore bakundanaga ngo bishimane ku munsi w'abakundana, agasanga ari kumwe n'ikindi cyuki, agasanga ari kumwe n'undi mufasha, bari kwishimana kuri uwo munsi w'abakundana. Kumushyingura byajemo impaka ndende, ubwo umuryango w'uyu mukobwa wajyanaga umurambo we iwabo w'umuhungu bawuvanye ku irimbi, barangiza bakawushyira ku marembo ari naho uyu murambo waraye uyu mukobwa. Ni amahano, ni ibibazo, ni imihango utamenya uko imeze, cyangwa se kugeza kuri ubu ngubu hari bamwe bari gutanga ibitekerezo bavuga ko impamvu uyu muryango w'uyu mukobwa bajyanye umurambo iwabo w'uyu muhungu ngo hari icyo baba barimo kwikura, cyangwa se hari imihango yindi bari gukora, ari nayo mpamvu ngo banze gufata uyu murambo ngo bawinjize mu nzu bakawuraza hanze, nk'uko uri gukomeza kugenda ubibona aho ngaho ku mashusho. Ibi ni ibiki banyarwanda? Ibi bishatse kuvuga iki? Uyu ni umuzigo abaturage cyangwa se muba muri gukorera leta, aho leta yaje kuba yinjira muri iki kibazo. Hanyuma nta kindi, uyu nguyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera, yitwa Urujeni Konsole. Aravuga ko ikibazo cyabayeho ari uko uyu muryango wa nyakwigendera babuze ubushobozi bwo kwishyura irimbi, hanyuma rero ngo bahitamo kuzana iwabo w'umusore kugira ngo baze kuba babafasha mu gushyingura uyu mukobwa. Ati rero twebwe nk'ubuyobozi kuba twamaze kwinjira muri iki kibazo, turagira ngo tumare impungenge uyu muryango ko batagakwiye kuba abagendera kuri icyo ngicyo. Iri rimbi ni irimbi rusange kandi rishyingurwamo abaturage bitabye Imana. Hari indi nkuru iherutse kuba ivugwa mbere y'uko Saint Valentin iba, nakugejeho n'ikiganiro cyabanjirije iki ngiki. Nakubwiraga ko abageni bashya baraye mu biro by'umurenge wa Rwampara ho mu karere ka Nyarugenge, nabo bari babuze aho barara cyangwa se bari babuze icumbi, nyuma y'uko umusore yaje kuba abeshya umukobwa ko afite inzu aho bita mu Kanogo hano mu mujyi wa Kigali, ari ukumubeshya. Nyuma yaho rero bamaze gusezerana mu karere ka Kamonyi, nibwo baje mu mihango y'ubukwe nk'ibisanzwe. Bageze hano i Kigali, nta kindi umusore yakoze ngo yabajyanye mu kabari, ni naho iyo mihango ngo baje kuba bayikomereza. Ariko noneho nyuma yaho bagakomeza bakabaza umusore bati ese mu rugo ni hehe, ese turakomeza kuba ku gasozi? Umusore agakomeza kubajijisha, akababwira ko ngo arimo kubitegura, cyangwa se ngaho ngo bagomba kuba ngo yahateguye ngo nibakomeze ibyabo. Ni nako rero byaje kuba birangira umukobwa cyangwa se umugeni abuze aho arara. Hanyuma leta yaje kwinjira muri iki kibazo, inzego z'ibanze z'umutekano na polisi baje kwinjira muri iki kibazo, dushimira leta. Hanyuma banzura ko uyu muryango w'umugeni nabo bari kumwe bose bagomba kujya kurara hehe? Bagomba kujya kurara mu biro by'akagari ka Rwampara. Mwoka byaramwe, ni igiki kiri gutuma abaturage bakorera umuzigo leta? Ni igiki kiri gutuma abaturage badatekereza ngo niba bagiye gukora ibintu? Cyane cyane birakunda kuba ku urubyiruko sinzi ikibazo gihari. Usabe gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana uko bwije n'uko bukeye mu makuru y'imyidagaduro aba ari gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari no ku isi hose. Hanyuma rero uyu munsi turi tariki ya 16 Gashyantare 2026. Ni impaka zabaye urudaca, havutse impaka z'urudaca
nyuma y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wiyahuye ubwo yajyaga gusura umukunzi we ngo bishimane ku munsi mukuru wa Saint Valentin. Saint Valentin arikoze hanyuma agasanga ari kumwe n'undi uri kumwitaho. Byagenze gute? Iyi nkuru iteye ite? Ni inkuru dukesha ikinyamakuru BTN gikora hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwana w'umukobwa witwa Uwase Sandrine. Ni inkuru yateye benshi agahinda, ni inkuru yatumye ababyeyi benshi hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose amabere atangira kwikora batonsa, aho bitumvikana uburyo uyu mwana w'umukobwa yaje kwiyambura ubuzima ngo kubera urukundo yakundaga uyu musore. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru BTN gikorera hano ku butaka bw'u Rwanda. Umukobwa ukekwaho kwiyahura mu murenge wa Remera ho mu karere ka Gatsibo nyuma yo kujya gusura umusore bakundanaga ngo bishimane ku munsi mukuru w'abakundana, agasanga ari kumwe n'undi mukobwa uri kumwitaho. Kumushyingura byajemo impaka ndende ubwo umuryango w'uyu mukobwa wajyanaga umurambo we iwabo w'uyu musore ukarara ku marembo. Ibi byabaye mu mpera z'iki cyumweru twaraye dusoje, aho kuwa 13 Gashyantare 2026 mbere y'uko haba umunsi wizihizwaho mutagatifu Saint Valentin. Bamwe bemera ko ari umunsi w'abakundana. Uyu mukobwa yagiye kureba uwo musore, agezeyo asanga ari kumwe n'undi mukobwa bari kwishimana. Amakuru avuga ko uyu mukobwa witwa Uwase Sandrine usanzwe aturuka mu karere ka Nyagatare yafashe urugendo akajya kureba uyu musore utuye mu mudugudu wa Gatarama, akagari ka Bushobora, umurenge wa Remera ho mu karere ka Gatsibo, kugira ngo bishimane nk'abakundana kuri Saint Valentin. BTN dukesha iyi nkuru itangaza ko uyu mukobwa yigeze kubanaho n'uyu musore nk'umugore n'umugabo. Yasanze ari kumwe n'undi mukobwa, biramurakaza, biramubabaza, niko gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima akoresheje ibinini, aho yari yabivanze n'ikinyobwa kizwi nka energy. Akimara kubinywa cyangwa se akimara kunywa uru ruvangitirane rw'ibyo bintu, uyu mukobwa yahise yerekeza iwabo w'uyu musore kubatura agahinda k'ibyo ngo yari amaze kubona, ari nabwo bazaga kumenya ko yanyoye ibyo bintu kugira ngo yiyambure ubuzima. Bahise bamujyana kwa muganga shishi itabona kugira ngo barebe ko barokora ubuzima bwe, ariko biranga, biba iby'ubusa. Bamugejejeyo yamaze gushiramo umwuka. Umuryango wa nyakwigendera wateguye imihango yo kumuherekeza nk'ibisanzwe bwa nyuma, ariko nyuma haza kuvuka impaka zazamuwe na bamwe bo mu muryango w'uyu mukobwa. Bavugaga ko ngo bitumvikana kuba umuryango w'umusore watumye nyakwigendera yiyambura ubuzima ntacyo wabafashije muri ibi bikorwa byo kumuherekeza. Nibwo bafataga isanduku irimo umurambo wa nyakwigendera bayijyana iwabo w'uyu musore, bashinja kuba nyirabayazana w'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Umwe mu baturage yagize ati, bagiye kumushingura nk'ibisanzwe, ababyeyi b'uyu mukobwa barabyanga, yewe havutse impaka ndende, havuka ibibazo, kumvikana biranga, niko gufata isanduku irimo umurambo w'uyu mwana w'umukobwa, hanyuma barayizana barambika imbere y'urugo rw'uyu mukecuru ariwe uyu mubyeyi w'uyu musore. Barangije barigendera. Abaturage bo muri ako gace kabereyemo aya mahano baragaya uyu muryango w'uyu mukobwa, bavuga ko ibyo wakoze bitari bikwiye, kuko niba bemeye gushingura umukobwa wabo ndetse bari banamugejeje no kwirimbi, bitari bikwiye kuba bafata icyemezo cyo kuzana nyakwigendera iwabo w'umusore. Undi muturage aravuga ati, ese wamenya ibyo bari kwikura ari ibiki?
ati erega muri iyi minsi ibintu bisigaye byarakomeye, hari indi mihango bari barimo bashaka gukora. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo umuryango w'umusore bafashe umurambo bawushize mu nzu, ntabwo byari kuba ari ibintu byumvikana. Ntibari bazi icyo umuryango w'uyu mukobwa ugamije. Ati niyo mpamvu bawuretse bawuraza hanze, bawuraza ku gasozi. Mwoka byaramwe, nk'ubu ngubu iyo haza kuza nk'ikinyamaswa kigafata iyi sanduku kikayishwanyuza, kikaza kuba cyakwangiriza umubiri w'uyu nguyu nyakwigendera, rimwe na rimwe hari n'ukuntu wenda cyari no kugira gutya, nibyo ntekereje, cyari kugira gutya kikaba cyafata nk'igice kimwe cy'umubiri w'uyu nyakwigendera, tuvuge nk'umutwe cyangwa se nk'akaboko cyangwa se nk'akaguru, cyarangiza kikirukankana iki gice ku gasozi aho ngaho. Ibi byo twari kubifata ngo iki? Aya mahano yo twari kumenya tuzayahanurira hehe cyangwa se tuzayivuriza hehe? Ibi bibazo byari kuzavugwa hehe? Aka gace kose kari kuba kamaze kwandura, aka gace kose kari kuba kabaye ibibazo. Ibi ni ibiki? Iyi sekibi, iyi satani yateye ni bwoko ki? Ibi bibazo kuki rimwe na rimwe bikunze kuvuka, ugasanga hajemo ikintu cyo kutumvikana, rimwe na rimwe ugasanga leta niyo yikoreye uwo muzigo. Nk'ubu ngubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera yitwa Urujeni Konsole, aravuga ko ibibazo byabaye ngo byaturutse ku bushobozi buke bw'umuryango wa nyakwigendera, aho babuze ngo ubushobozi bwo kwishyura irimbi. Amakimbirane avuka ubwo ngubwo, bati umuryango w'umukobwa, umuryango w'umuhungu ntabwo wigeze udufasha mu gushyingura nyakwigendera. Ese uyu mukobwa ko tuzi ko yigeze kubana uyu mukobwa ko tuzi ko yigeze kubana n'umusore wabo, nk'umugabo n'umugore, kuki uyu musore adatekereza ngo avuge ngo umugore wanjye yitabye Imana, cyangwa se ba nyirabukwe cyangwa se n'abandi baramukazi be n'abandi bose ngo baze baterane cyangwa se batabare umuryango w'uyu mukobwa? Ibyo ngibyo ngo nibyo byabateye agahinda. Barangije niko gufata umurambo w'umwana w'umukobwa bari bamaze no kugeza ku irimbi, barangije barikorera, barazana bashyira ku marembo y'uyu mukecuru, uyu mubyeyi w'uyu musore. Ibi ngibi ni amahano, ibi ngibi ntibyumvikana. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge rero ati ubwo rero twebwe nk'ubuyobozi kuba twamaze kwinjira muri iki kibazo, turagira ngo tumare impungenge uyu muryango w'uyu mukobwa ko ibijyanye no kwishyura irimbi ntabyo turi bubishyuze. Iri rimbi ni irimbi rusange rishyingurwamo abaturage bose bitabye Imana. Ibyo rero bari kubigira urwitwazo. Njyewe ku bwanjye nagaye umuryango w'uyu mukobwa, nagaye umuryango w'uyu mukobwa. Niba ababyeyi bari kunyumva bazi ukuntu igise kiryana, nta kuntu umwana wawe yaba yagize, twese turabizi ko ariyo nzira, ntabwo umwana wawe yaba yahuye n'iki kibazo cyo kwiyambura ubuzima cyangwa se kuba yatakaje ubuzima, nurangiza ngo ufate umurambo w'umwana wawe wibyariye wakuvuyemo, wasutseho ibisanza, nurangiza ngo wikorere ku musozi, ugende ujye kuraza ku musozi, n'ubundi ujye guta umubiri w'umwana wawe ku musozi. Njyewe nagaye umuryango w'uyu mukobwa. Bagombaga gukora ibyo bagomba gukora, bagashyingura nyakwigendera, bakamuherekeza neza, barangiza noneho ibindi bakabikurikirana nyuma. Ariko kuvuga ngo ufashe umurambo w'uyu mwana w'umukobwa ukagenda bagashyira ku marembo y'uyu mukecuru, ukarara aho ngaho, ari impaka, reka sinakubwira ari ibibazo. Ese
ibi ni ibiki satani yateye ni bwoko ki? Nagaye umuryango w'uyu mukobwa, ibi ngibi bakoze ntabwo bikwiriye. N'undi wese urimo kunyumva nawe ashobora gutanga igitekerezo cye. Ngewe sindeba umuryango w'umuhungu, nabo wenda ku rundi ruhande nabagaya kuko hari icyo bagombaga gukora, bagatabara cyangwa se bagafasha umuryango w'uyu mukobwa. Ariko noneho ntabwo umuryango w'umukobwa wagombaga gufata umwanzuro kuvuga ngo bagize gutya, bafashe isanduku irimo umurambo nyakwigendera, barirukanse ku musozi, baragiye bashize hariya. Ibi ngibi ni ubunyamaswa. Abantu basigaye babaye iki? Saint Valentin irarikoze. Ikiganiro nakoze kibanziriza iki ngiki nakubwiraga inkuru y'abageni nabo baraye ku murenge wa Rwampara, mu kagari ka Rwampara, babuze aho barara nyuma y'uko inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze bafatanyije baje kwinjira muri iki kibazo, bahita banzura ko nta kindi kintu kigomba gukorwa ari uko aba bageni bagomba kujya kurara hehe mu biro by'akagari. Biturutse ku ki? Biturutse ku kubeshya k'umusore ngo wagiye abeshya umukobwa ko ngo aho bazaba ngo yahateguye, ngo byose yabishyize ku murongo, ngo yo ngo akodesha n'inzu ngo aho bita mu Kanogo hano mu mujyi wa Kigali. Nuko umukobwa nabyizera gutyo, nuko ariko umusore yaramubeshyaga. Harabazana bakimara gusezerana bavuye hano mu karere ka Kamonyi, bakigera hano mu mujyi wa Kigali, ngo yabajyanye hano mu kabari abariho biyakirira, ngo niyo mihango ari naho igomba gukorerwa kuko bari bafite ibishyingiranwa, harimo inzoga zirimo amajerekani, harimo bya bindi umwana w'umukobwa aba yazanye igihe abashingiwe, ni byinshi. Urabyumva ibishyingiranwa nawe urabyumva. Ibi byaje kurangira bite? Byaje kurangira bagiye kurara mu biro by'akagari ka Rwampara. Uyu nguyu ni umuzigo bari bakoreye leta. Kuki abana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange, kuki baticara ngo bategure ibintu babishyire ku murongo? Nibamara kubishyira ku murongo bavuge bati ibintu twamaze kubishyira ku murongo, ni nayo mpamvu tugiye kubyereka ababyeyi, tukabereka umushinga dufite. Abana b'abakobwa muri iyi minsi barimo barashukika cyane, bagashukika bazi ko ngo barashatse, ariko mu by'ukuri bagashaka badashatse. Abana b'abasore muri iyi minsi turabizi ko urubyiruko rufite ikibazo cy'amikoro. Hari umwana w'umukobwa uherutse kubivuga, nabonye imbuga nkoranyambaga ziri kumusamira hejuru, abantu bagiye batandukanye bamusamira hejuru, abayobozi bagiye batandukanye bamusamira hejuru. We yavuze ngo ibidakwiriye, ngo yasebeje ko urubyiruko rw'u Rwanda ngo rukenye cyangwa se iki. Ariko iyo ugiye kureba nawe ushobora kubyibaza. Urajya kureba ugasanga umwana w'umuhungu agize imyaka 30-40 yanze gushaka. Kubera iki? Kubera kubura ubushobozi. Icyo wenda cyo reka tukireke. Hanze aha ngaha iyo ugiye kureba usanga n'ubundi abana b'abakobwa badashobotse, ku buryo wabona umwana w'umukobwa ushobora kuhashira mu rugo ngo akubakire. Hanze aha ngaha iyo tugiye kureba dusanga abana b'abasore ntabwo bashobotse, bamaze kuba abandi, ku buryo ujya kureba ugasanga uwo mwana w'umuhungu kugira ngo avemo umugabo cyangwa se avemo umupapa biragoye. Rimwe na rimwe byanakubitiranamo na bwa bukene, ubwo tuba twabyirengagije, byanakubitiranamo na bwa bukene, ugasanga urugo ntirumaze kabiri, ugasanga urugo ruhise rusenyuka. Ibi byose biri kuba, sinzi ikibazo kiri mu rubyiruko. Urubyiruko rurafite ikibazo gikomeye cyane, ariko urubyiruko murasabwa kwitonda. Ibyo mujyamo cyane cyane abana b'abakobwa bashukika, abana b'abakobwa mbagira inama, murasabwa kwitonda, kureba kure. Niba ukundanye n'umuhungu, manza umenye ngo afite aho tuzaba, cyangwa se afite ubwo bushobozi bwo kuzakodesha aho tuzaba, anahakwereke. Nawe uragiye umujyaniye ibyo umujyanira, nuko muragiye mwigiriye mu byanyu, nuko ejo aguteye inda, ejo ibibazo biravutse, nurangiza uza uruguhurura wiruka ngo uramusanze, muzaba hehe? Muzatungwa n'iki se? Ni ibibazo. Saint Valentin irarikoze. Reka ngushimire nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu.